Imyaka itatu Jenoside yakorewe Abatutsi imaze guhagarikwa, u Rwanda rwari rukiri amatongo, ibibazo biruta kure imisozi rufite, kugeza ubwo abanyamahanga barutegaga iminsi ko byanze bikunze ruzabamo indi Jenoside. Hejuru yo gupfusha Abatutsi basaga miliyoni n'abandi baturage basaga miliyoni 3 bari bakiri mu buhungiro, icyizere cy'uko u Rwanda ruzongera kuba igihugu byari mu mitwe y'abantu bake cyane, haba muri rubanda no mu buyobozi. Tariki ya 19 Nyakanga 1994, Guverinoma y'ubumwe nibwo yarahiye igizwe n'abaminisitiri 17. Byageze mu 1997 abenshi bamaze kuyivamo, barimo n'uwari minisitiri w'intebe Faustin Twagiramungu, abandi bamaze kuyisahura Imana Jean Marie Vianney warushinzwe ububanyi n'amahanga. U Rwanda rwari rwugarijwe ku mpande zose. Abasize bakoze Jenoside bari bamaze kwisuganya batangira ibitero mu majyaruguru n'uburengerazuba. 60% by'abaturage imbere mu gihugu bari bari mu bukene. Abanyarwanda 2 muri 5 barabwirirwaga bakaburara, naho gereza zuzuye abakekwaho ibyaha bya Jenoside kandi nanyikoze ari zo kubaburanisha. Nk'uko ubukene bwari muri rubanda no mu bayobozi byari uko. Inararibonye Tito Rutaremara igeze kuvuga ko mu ntangiriro za Guverinoma y'ubumwe abakozi ba leta bahembwaga ibiribwa n'ibishyimbo n'ibigori byatangwaga n'imiryango mpuzamahanga. Umwe mu bahoze muri Guverinoma yagiyeho nyuma ya Jenoside aherutse kuvuga ko ubwo batangiraga guhemba umushahara wa minisitiri wabarirwaga mu 89 by'amafaranga y'u Rwanda. Muri ibyo bihe inyubako nyinshi za leta zari zarasenywe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, ku buryo naho gukorera hari hahari. Minisitiri wabaga afite imodoka yabaga ari umurami. Ati nyiri muri USAID twagiye kwa minisitiri w'ubutabera, tugezeyo tuganira tuvuga programme twari dufite. Aratubwira ati nge ntabwo nzi uko ndibuze gutaha mu rugo. Umuyobozi wa USAID aramubaza ati ese kubera iki? Aramubwira ati imodoka nagendagamo yari y'umuntu wakoraga muri PNUD, none yaje asanga ni ifite yayitwaye. Umuyobozi mukuru wa USAID arambwira ati ntabwo uribuze kugenda mu modoka ngo minisitiri agende n'amaguru mu rufunguzo. Ubwo imodoka ndayimuha. Uku kubaho nta modoka n'abazifite zikaba zishaje ntabwo byafatwaga neza n'abayobozi muri Guverinoma, ndetse kiri mu bibazo bahoraga bazamura bavuga ko kitabahesha agaciro. Perezida Kagame yabigarutseho mu gitabo A Thousand Heroes cya Stephen Kinza. Icyo gihe Kagame yari akiri Vice Perezida akaba na Minisitiri w'Ingabo. Avuga uburyo hari igihe Guverinoma yigeze gushaka kujya kugura imodoka zigezweho za Mercedes Benz mu Budage, hateganyijwe miliyoni y'amadolari yo kujya kuzigura. Ati mu 1997 narwaye malaria, ndyama mu rugo ndi ku miti. Ubwo nari ndyamye ahagana saa 4 z'igitondo, umwe mu bo twakoranaga arampamagara avuga ko minisitiri w'imari amaze kwemeza miliyoni y'amadolari, tugomba gushaka amafaranga menshi tukaya minisitiri w'intebe akajya i Burayi kugura abaminisitiri imodoka za Mercedes Benz. Paul Kagame yakubiswe n'inkuba avuga ko bitumvikana uburyo amafaranga agana gutya yakoreshwa mu kugura abaminisitiri imodoka kandi hari ibibazo by'inguti igihugu gihanganye nabyo. Ati nahise mfata telefoni mpamagara Perezida Bizimungu ndamubwira ni byashoboka ko utabizi cyangwa ari wowe wemereye minisitiri w'intebe kujya mu Budage gukora ibi bintu. Ubundi kuki tugomba guha umuntu miliyoni y'amadolari mu ntoki ngo ayagendane? Icya kabiri, kuki tugomba kugura Mercedes Benz? Ni ngombwa? Ese nicyo cyihutirwa kugura abaminisitiri bacu Mercedes Benz? Ndabizi ko bakeneye imodoka ariko zashakwa nyuma y'ibindi. Naje gusanga yari yamaze kubyemera. Maj Gen Kagame na Perezida Bizimungu bagiye impaka, birangira bemeje ko kugura imodoka bihagarikwa, amafaranga akajya mu bindi bikorwa by'ingenzi. Minisitiri w'imari yahise ahamagarwa amenyeshwa ko atemerewe kurekura ayo mafaranga, birakaza cyane minisitiri w'intebe ari nawe wari kujya kugura izo modoka. Kagame ati minisitiri w'intebe yamamagaye arira kuri telefone ambwira ibintu numva neza ngo ubu se ugiye no guhagarika 100 by'amadolari nari ngiye kubona ngo ngure ibikoresho byo mu nzu. Numvise nayo umutwe, nagezeho ndamubwira niba yaguhe. Perezida Kagame avuga ko muri icyo gihe kumva icyerekezo cy'igihugu mu bayobozi byari bigoranye kuko bari bagifite imyumvire ya kera y'uko umuyobozi akwiriye gukora icyo ashaka, inyungu ze zikaza mbere y'iz'abandi. Hari inama ya FPR Inkotanyi yitiriwe Kicukiro ya kabiri yabaye mu 1998, aho Paul Kagame wari chairman yavuze ko bitumvikana uburyo baba barataye igihe barwanya leta ya Habyarimana, ibyo bayirwanyirizaga akaba ari byo basubiramo. Yavuze ko abijandika mu manyanga, ruswa n'ibindi byaha bagomba kwigishwa, ubyanze akavanwaho n'ayandi mananiza.